banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa meya, abatozwa, intore, muraho neza? Nagira ngo ntangire nshimira buri wese. Ndabashimira kuba mwaritabiriye iri torero kandi ku gihe, mukaza mukeye, mukaza mufite imbaraga, mukaza mufite ishema, ishyaka. Nababonanye imbaraga nyinshi. Mwihe amashyi. Iri torero rero ngira ngo mwaranabiganiriye ejo, ni itorero rifite akamaro. Nta torero ritagira akamaro, ariko kuri mwebwe rifite akamaro kanini, kuko ni mwebwe muhura n'umuturage umunsi ku munsi hafi ye. Akagari ni rwo rwego rubanza, birumvikana umudugudu, ariko ni mwebwe rwose mwegereye umuturage. Turifuza rero yuko iri torero ribabera umwanya wo gutekereza muri byinshi bihari, ariko ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, kureba uburyo umuco w'ubutore musanzwe muzi ariko muzatorezwa hano by'umwihariko, uwo muco w'ubutore wagera ute ku muturage mu rugo iwe, mu bana n'ababyeyi, kugira ngo umuco w'ubutore abana bakure bawufite, boye kuzategereza igihe bakuze, igihe bangana natwe, ahubwo bawukurane. Umuco w'ubutore n'indangagaciro ziwugize, mwebwe nicyo mugomba gushyira imbere, nicyo mugomba guharanira, kugira ngo nimusubira mu mirimo mushinzwe, turebe uburyo umuturage mu rugo yarangwa n'indangagaciro zose, duhereye kuri izi ngizi mufite aha ngaha. Icya kabiri, mu gutangiza iri torero numvise hari intego mufite. Amajyaruguru harya mumaze iki? Ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge. Okay, nagira ngo mbongereho ibindi cyangwa se tuhuzuze. Wajya banza ubumwe, kuba umwe ari wo musingi, umwe niryo shingiro ry'ubunyarwanda n'u Rwanda. Ubumwe, ubworoherane, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Twongeraho n'ubudaheranwa. Impamvu ni iyihe? Reka nyisobanure. Buriya u Rwanda icyarubeshejeho mu myaka yose, mu binyejana byinshi cyane, ni ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda nicyo cyatumye rubaho ibinyejana byinshi. Turabiganira gatoya mu mwanya uri imbere. Buriya igihe twagize cy'amateka mabi ni gito cyane cyane ugereranyije n'icyo u Rwanda rwamaze, abanyarwanda babana, u Rwanda rutera imbere, rwiyubaka, rukomeye, rutavogerwa. Nibwo rero tugomba kubanza. Ubworoherane buza, yego mu ndangagaciro ziranga abanyarwanda, nibyo, ariko akenshi ubworoherane buza iyo habaye ikintu cy'amakimbirane, kutumvikana, impaka, gushwana, kugira ngo abantu bongere barebe uko babana. Ariko si cyo kibanza. Ikibanza ni ubumwe. Ubwiyunge nabwo nibyo, bujyana n'ubudaheranwa. Ubwiyunge bwo hanini bureba umuntu wakoze icyaha n'uwo yagikoreye, na sosiyete muri rusange ishobora kurebwa n'ubwiyunge, ni nabyo. Ariko hanini ubwiyunge buza iyo hari icyaha cyabaye, iyo hari ikosa. Nk'umuntu yiyunga n'undi, naho ubundi iyo nta kosa ryabaye wakwiyunga kubera iki? Wiyunga ko hari ikosa, hari icyaha umuntu yagiriye undi, ati naraguhemukiye, reka twiyunge, cyangwa abantu bakabunga. Ariko ubudaheranwa uriya ureba abantu bose muri rusange, kubera ko dufate nk'u Rwanda, amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, jenoside yakorewe Abatutsi na politiki y'akarengane n'urwango yigishijwe imyaka yose. Iyo ngiyo byaza bikunze, yagize ingaruka kuri buri wese, baba abari icyo gihe, baba bariho ubu, yewe n'abazaza, abana bazabyarwa n'abacu, hari ingaruka bazahura nazo zijyanye n'amateka. Dufate ikibazo cy'ihungabana, icyo ni ikibazo ubona kigenda gifata generasiyo mu zindi. Ariko
politike nziza ikibereho nanone ni ugufasha kugira ngo ibyo bikomere bitaduherana, ayo mateka mabi ataduherana. Ubudaheranwa rero bigomba kuba intego, bigomba kuba icyerekezo. Ubudaheranwa nabwo budufasha gusohoka muri bya bihe bibi, mu bikomere dukomora ku mateka ariko tutagizemo uruhare kubikanga bikadukurikirana byanze bikunze. Rero ngewe nabaha, niba afite ubwo bubasha bwo tujya tubanza ubumwe, ubworoherane, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Yego. Hanyuma rero nk'uko nyakubahwa gavana yaramaze kubibabwira, hano itorero twagiye, kubera ko abayobozi b'utugari ni benshi, 2140 barenga, ntabwo twashoboraga kubahuriza hano ngo muri iki cyumba muhahurire mwese. Niyo mpamvu twagiye dufata intara ku yindi kugira ngo dushobore gutoza buri ntara. Ariko nanone buriya icya kabiri, buri bitatu ndivuge, icya kabiri nuko buri ntara ifite, nubwo dufite aho duhuriye mu miyoborere y'igihugu, ariko buri ntara hari n'akantu k'umwihariko uyisangana, waba umwihariko ushingiye ku mateka, waba umwihariko unashingiye ku miyoborere. Ku miyoborere ni ukuvuga ibibazo tugomba gukemura mu miyoborere y'igihugu hashingiwe aho dutuye. Ibyo dusanga mu ntara y'Amajyaruguru ntabwo byanze bikunze aribyo tuzasanga mu ntara y'Amajyepfo, ntabwo byanze bikunze aribyo tuzasanga mu ntara y'Iburasirazuba. Mu mujyi wa Kigali nubwo twabahuje n'intara y'Amajyaruguru kugira ngo kuko umujyi wa Kigali ntabwo muri benshi cyane, ariko mu mujyi wa Kigali naho ibibazo abahatuye dufite ntabwo byanze bikunze bihuye n'ibiri hano mu Majyaruguru cyangwa se no mu zindi ntara. Hariho no kugira ngo munatekereze ku mwihariko w'ibibazo n'ibisubizo, kuko ibibazo bigomba kujyana n'ibisubizo biri aho mutuye, aho mukorera, aho mushinzwe. Ibyo muri iri torero mugomba kubiganiraho kandi mugatanga ibyifuzo n'ibitekerezo. Turifuza ko mutanga ibisubizo, ntabwo twifuza ko mutanga ibibazo gusa, ahubwo muduhe ibitekerezo, muvuga muti twebwe ku rugero rwacu aho twirirwa n'umuturage, kugira ngo umuturage w'umunyarwanda akomeze atere imbere, turasanga ibisubizo bikwiye gushyirwa mu bikorwa ari ibi n'ibi, mubiduhe. Icya gatatu ni uko buri ntara nanone muri bya bibazo ibifite, hari ibyo usanga bigikomeza gutsikamira abahatuye. Guverineri yababwiraga ikibazo kirebana n'ibiyobyabwenge. Utu turere twegereye umupaka, ibyo kibazo cy'ibiyobyabwenge kiragaragara, yaba Kanyanga n'ibindi, za Muriture murabizi kundusha. Ibyo biyobyabwenge biraza bikajya mu rubyiruko, byica urubyiruko, kandi urubyiruko niyo maboko y'igihugu. Urubyiruko iyo buryo rwangiritse ni igihugu kiba kiba cyangirika. Mwebwe rero mushinzwe mbere na mbere gufasha abo baturage bakiboshywe n'ibiyobyabwenge kubisohokamo, no gukurikirana, gufatanya n'inzego z'umutekano, gushakisha ababicuruza, kuko ababicuruza n'ababikora nibo bangiza rwa rubyiruko. Urubyiruko si rwo rukora ibiyobyabwenge, si rwo rubicuruza, ahubwo akenshi babakoresha mu kubicuruza, mu kubikwirakwiza no kubinywa, kandi bakangirika. Uriya umwana utangiye akiri mutoya, niyo atari ikiyobyabwenge, niyo ari inzoga zangiza ubwonko. Hari imyaka umuntu aba ataragera kugira ngo imwemerere kuba yakoresha ibyo bintu, byangiza ubwonko bwe, bikangiza imitekerereze, bikangiza ubwenge, noneho wa mwana ntashobore kuziga, ntashobore gutera imbere. Kandi iyo byamaze kumukoroniza ntashobora kubaho atabifite. Nicyo kibazo, si cyo cyonyine ariko nicyo kibazo gikomeye. Iyo byamaze kumukoroniza, yamaze kubyakira, ntashobora kubaho
n'abatabinyoye. Tugomba rero gufatanya icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge biri muri igice kinini cy'intara kureba uko bicika burundu. Ubwo no mujyi wa Kigali baragenda bikahagera, ntimukeke ko bituruka hano bigahera hano gusa mu majyaruguru n'iburasirazuba no ku burengerazuba. N'umujyi wa Kigali rero biraza bikahagera, bakabikora, bakabicuruza, bakabikwirakwiza. Ikibazo rero cy'ibiyobyabwenge tugomba gufatanya kugishakira ingamba, kandi ingamba zirambye zihoraho za burundu, zitari z'akanya gatoya. Iri torero ube n'umwanya wo kuganira ku ibyo byose, nta nzizongero ebyiri: kubaka umuryango utekanye biturutse mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda, ariko no gufatanya guhangana n'ibiyobyabwenge no kubitsinda no kubica burundu. Ni ingero mfashe mu mwanya wo kugira ngo mubone n'ibindi mwaganiraho muri iri torero.